Karabawe nubwo turi muri weekend takirinda korona with your body. Tabama abantora wajya gushaka icyana yifunga Yesu we iki kigo gushaka icyana nifunga n'uyuguyu mu jangwe cyana kandi nembera ahubwo ikigo ndebe ko nkiba kanyuma na nyuma umwana ukonzwe arafashwe shaza n'amacici umwana uhigwa akabe inzozi ze zitakwe n'ipinda ryanjye rusange habamo nkikubona bebe reka shawe ahubwo imfataho mana Yesu ndashaka no kundeba nta mane mva utayambara Kubona nta kintu mubona mwe. wazanwe n'iki sha azanywe n'imodoka prefe ko ndi kubona na discipline ufite sha wararezwe cyangwa warorowe ngo niba ndi ihene naroro cyajya kuzana umubyeyi wawe C'est un mot qu'on dirait inventé pour elle. Quand elle danse et qu'elle... Voilà sha animatera naramagaye kanje kumureba mutere n'agatelefone Like you're the only one who knows just how to make. noze sha kuri mu kigo ni marete abandi bari mu mashuri byakugendekeye gute telefone y'ikisha yo guhamagara mu rugo prefe yanyirukanye yakwirukanye enda sha muhamagare Halo papa wanyirukanye ushaka waza ukitaba ku biro aza ku biro rero hari utuntu ushaka kuganira n'abayobozi bakuntumye ubwo nyine ukababwira ko uje no kwirirwa nsohoka ikigo niba urangije mbereze urakoze hano mate nyiriwe neza Unese prefe ko numvise umwana wanjye kira cyana ni cyawe ni wanjye prefe waramwirereye ni wanjye pe kuko naramwibyariye ku mabya yanjye abiri Jesus is Lord turavugana ibiki umwana wanjye nawe twari twasohotse nshaka kunywa rimwe ritagira irya kabiri nyirano cyo kuri umubyeyi wawe mureba niko mfatira indi rimaze kungeramo njya kumuvugisha sinzi ibyo navuze sinzi uko yamfashe imana imfashe mbe na harya ni umwana wazize sha iyo nsanga ari igisogoro nari guhita nkurobora ariko uyu mubyeyi ni ikibwa ng'icyana cye bimbwa sha ni kuri bakubwiye